ariko byo byose nabyitwaje ndanabikora dore ngibi ahubwo se ndayisiga mpereye kuri uriya ruhande genda uhere hariya angaha harabaho ayampa yose ariko nayaguhaye yose se sinjye waguhamagaye mu kazi naguhamagaye ubona nta mafaranga mfite ukazaza usuzugura sha ureba icyangwa cyanjye sha reba ayibona ino modoka wayikura umva nanjye ngiye kuyoza n'ikimenyimenyi hari ukuntu njya noza imodoka none turebe gabanya ariko ako kantu ubukizemo ntabwo ari sawa oza ibyo ureke oza neza nese mabuja nta kantu waraje mu modoka muri bus aka kazi ni indyambo rye na shapoma uramukira yambwiye ngo yoze bwenge mu mujyi wa Kigali ni umuntu ukaze tu nashapoma ngezaho nyose arayama yose ukuyeza gusa ahubwo uranayisiga semabuja ibyo byose byari birimo ariko byo byose nabyitwaje ndanabikora dore ngibi ahubwo se ndayisiga mpereye kuri uriya ruhande genda uhere hariya angaha harabaho ayampa yose ariko nayaguhaye yose se sinjye waguhamagaye mu kazi naguhamagaye ubona nta mafaranga mfite ukazaza usuzugura sha mabuja ngiye sinagusuzuguye ngiye kubikurikirana ntabwo nayipfumuye genda unyereka ahubwo ahantu hera hariya aha hose jya kwiruhukira ndabikora neza bosi mabuja wanjye ibi ngibi byarangiye ahubwo ibi nibyo bikurikiyeho narakoraga abamabuja bakashyiraho n'agahimbazamusyi ariko uriya we noneho uko namubonye sha nta kimuvaho nyihinduye umuriro umunyonyo nyihinduye umunyonyo mabuja mbakorera neza nyihinduye umunyonyo reka za ayitesitinga arebe uburyo nabikoturushye hose ni umunyonyo ese kado umva nabifinyoye nagurangiza ko nshaka guhura na minisitiri nasuzanye na minisitiri warangije vuba narangije rwose warangije cyane ngo ngiki mabuja